ikaze kuri CEI Impaya n'amakuru y'imyidagaduro nk'uko musanzwe mubimenyereye kuwa gatanu abari showbiz yaranze icyumweru ndetse n'iminsi yose yagiye ibanziriza kino cyumweru ndabizi ko twabiseguyeho wenda mu cyumweru gitaha ari habayemo akabazo tekinike mu rwego rwo kwagura imirongo ariko uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa ari we Pure Emerson turakwakiriye Pure Emerson na Mix Cellboy ikaze rero muri CEI Impaya mu makuru y'imyidagaduro ndetse na showbiz muri rusange amakuru hari ngo nayahe utubwire yes watune ariko ndashaka weekend imeze neza ariko ndashaka umbwire uyu musore bari kugira inama bamwita Kimomo hanyuma yuko rero amaze YouTube ibibazo kuba yazamo ibibazo kandi ndetse n'abandi ibibazo bigiye kuba byakurikiraho bitewe n'ama content bakoraga uyu mutipe ari kumugira inama nyuma yuko yigiriye muri Amerika umusore bita Kimomo wagira ngo ndiye umunyarwanda wa mbere ugiye muri Amerika kuko bitewe n'uko yari koroje kabisa nkoranyambaga zahagaze buri wese ari gutanga inama n'abantu usanga banasinze umuntu aramara gusinda akahita afata selfie akajya live kuri Instagram agatangira guha Rocky inama tumugira inama reka tumugira inama namanyara mugenzi nagaruke mu Rwanda bamugana babandi kuko uri gufungura imbuga nkoranyambaga zose none nawe afite ukuntu wamugana ari gutwikamo akagenda kuri niba ari nk'ibistatara ari kujya ahantu hanze mu ndege z'intambara ukamubona imbere umuntu inyuma ntago ndishoba neza yabyo ariko kuko ndi kubona abantu bose buri muntu wese ari kumugira inama abande bose ariko bira bintu nabonye yambaye n'amabaji abantu bari kuvanga agiye kuba yakora igifundi nari amabaji n'uburyo yambaye uburyo yifuza Rocky we yamanutse muri Amerika as a businessman none ubwo bakimubona kuriya baravuze ati uyu muhungu wo mu Rwanda ibice biramuryohanya abonye ubuzima bumuryohanya mu Rwanda agirangaje kuryohera muri Amerika bamugira inama harimo ko harimo abantu benshi cyane badumba bamucoma umva navuga ngo bari n'ubundi basanzwe bariyo n'abandi benshi cyane baba US ariko bo bavuze bati rero uyu muhungu ubuzima buramuryohanye mu Rwanda abonye afite umufungo mu Rwanda aje muri Amerika atariko baramubwira ne umva papa tukurabura hano standard of living iri high ikubye inshuro 100 yo mu Rwanda iri hejuru bya hatari utazabona mu Rwanda ufata izo miliyoni zawe 40 ngaho ukagenda ukagura ahantu ukafonda ibyo ushaka kujya muzayifonda muri Amerika izo 40 ngaho zazira rero umunsi umwe bro uzasubira mu Rwanda n'amaguru none se ture ndabizi ibintu bijyanye n'agasobanuye urabizi uyu musore Kimomo n'ubundi izira film ntabwo yabasha kuzisobanurira ari state biragoye state yayisobanurira gakondo ariko biragoye kwiteza imbere mu Rwanda byari bimeze none nawe ushatse kuvuga ko akuriye kugaruka mu Rwanda nanjye mugira inama Rocky Kimomo nagaruke kabisa kuko ashobora kuzisobanura ari hanze igakinjiza amafaranga ariko amafaranga yinjizaga ukuntu yanganaga mu Rwanda sikazabangana hanze uko no hanze azaba konsoma byinshi cyane kurenza uko yakonsomaga mu Rwanda YouTube ye ikaba yarajemo ibibazo nyuma yuko abantu bagiye bakura kuri Kongo cyane bivugwa ko ni ikoranabuhanga ni AI robot ziri kuba kurama akazi cyane ama YouTube channel mu Rwanda sinzi Pure Emerson niba icyo kintu utajya ukibona hari ikintu YouTube yazanye bita AI control ikanaceka niko byumva abantu bakora bose ku ntambara niba wabyita nkaho ibiri kurwanya wenda ibintu byo kupublishing ibintu by'intambara cyane buri intambara kuzigira public cyane kuriya bakazipublisha bakazifavoriza cyane ntabwo bari sawa cyane ko buriya hari abantu baba bigoye hari abantu baba bari guterwa depression ntabwo biba byemewe cyane urumva no gucururiza ku rubuga rwa YouTube kandi ukaba uri gucuruza ibintu navuga ko bamwe bari kubiririramo uri gucuruza ibyago nyine mbese nyine ubwo subwa nakubwira ngo uri gushinyagura rero bivuze ko Rocky Kimomo we atabibonye neza aterekana igende ntasebira no mu Rwanda ariko buri bira ibintu byitondemo gufunga kumugira demonetize kuri YouTube channel sibyo bintu bure byari mutunze Rocky kuko kuri website ye ubwayo irihageje cyuno ushatse kuba ko iyi channel ya Kimomo itamutungaga se yamutungaga ariko nanone buri yahagarita kubyumva afite website yari y'igikoko izi website se ahantu hose nusigaye ukuramo filimi uyikuramo ariko buri yarokireka nkubwiza ukuri erega buri umuntu agira abantu ibintu by'amafilimi kandi rega niba ruko ngiye ntajya ndeba amafilimi reka nkubwire abantu bagura bonoma kuri ya website ya Rocky so kuvuga ngo
ngo nabajene wapi bari abantu bafite inote zabo biyubakiye ari usanga umuntu ari afite connection mu rugo iwe unlimited 5G ikubitira mu PS menshi cyane menshi cyane utajya ufata ubu flash ngo bwana abajene bafata reka byo gushyira filime rero twabitaye inyuma wagakonecta hariya kuri wifi agashyira kuri website ya Kiribera n'ubantu bishyura amabona kandi abo bantu bari benshi ntukavuge ngo ntago abantu muziranye wenda benshi ushobora gusanga ari bake bazigurayo abantu ugasanga bakoresha za website z'ubuntu iz'ubuntu zikoreshwa n'abantu nabo badafite indi option bagoswe byarangiye none rero ki abantu bose bari kumuha inama ewana njye usinzi ko ako ntacyo naritangariza itangazamakuru Roki nta kintu aratangaza aravuga we ari ripoye uyu mutipe aratwika ari gutwika mu ndege z'intambara hakurya hakuno ewana ndakubwiye ngo gusa uriya mujene nakunye namugiranye nanjye akamugira inama Roki nkugiriye inama igarukire mu Rwanda igarukire mu Rwanda nta kintu arabitangaza ariko uri kubona imbuga nyinshi IG ndi kubona biri gusakuza bya hatari cyane ati Kimomo ushaka wagaruka hakiri kare oyi inama ya nyayo byo nuko Kimomo agomba kugaruka mu gihugu nanone kandi andi makuru yandahari umuhanzi bita ariyo yewe akaba n'umuproducer akaba azwi ku ndirimbo yasohoye bita Dangote yasohoye indirimbo bita Dangote yasohoye n'indi bita Pan yashyize hanze post y'indirimbo cyashye agiye gusohora umuhanzi ariyo yewe akaba n'umuproducer nyuma yuko asohoye Dangote abantu benshi bakamugira inama yo kuva mu muziki atitaye ko bamuca intege arakomeza dutamo post y'indi ndirimbo agiye guta hanze ntago yari kubyemera ntago yabyemera kimwe nk'uko umuhanzi yagopundate nawe yatayemo post hanze nyuma yuko bamugiriye inama nawe nka za zindi zose iriya post we na Mr Kagame imeze ite Mr Kagame agiye gusohora indirimbo gusa nyine nababwira ngo ewana abakunzi babo mwebwe mujye mureka kwita ku babaca intege mukomeze mwiyumvira abahanzi kuko imiziki yabo bari myiza buriya bari sawa cyane yago nanjye ndamufana buriya akora umuziki mwiza uko watangiye utamwemera tune ako bijya yibaho atangiye utamwemera ko yaje kukwemeza yewe ko umuntu akwemeza yarakwemeje ni indirimbo yakoze ikakwemeza tune bayita deja original karirimbe neza yago pondate neza fresh ariko nyine gusa indirimbo ni nziza cyane yago nawe yumva ahantu ari muri Uganda ari za Rubumbashi n'amasisi ndamusoje cyane kabisa masisi iri muri Congo bro ndamusoje ari Rubumbashi za Kabare ndamusoje kabisa ariko umuntu bita Teta Sandra na Wizo uyu Wizo ati mutwara umunyarwandakazi wanyu arinda kunyicanye ati ibi yahenze afite se yamanitse amaboko noneho sinzi niba utarabibonye hamaze iminsi hari inkuru yuko uyu mugabo wa Sandra Teta Sandra sinzi ikintu bapfuye ari kubona yarakaye uyu munyarwandakazi arimo arasa nk'ushaka kuba yakubita Wizo urabizi Wizo ari mu kugendera mu kagare ariko umusore Wizo ati ni umupapa ati mutwara umunyarwandakazi wanyu nyuma yo kungonga noneho ndi kubona ibintu bimeze nabi arimo no kungora nyuma yo kungonga arimo no kungora ariko abastari kuki bigorana oya abastari biragoye rega buri umusitari bari wa muntu utabura imigozi muhambi niyo mpamvu rero usanga bafata abagore babo uko bashaka bavuga ni igihe nazano ugasanga nyine nta magorane kabisa ubwo rero Teta Sandra basanga nawe avuga ati ubu niwo mwanya nanjye mbonye ngo nanjye ngira ijambo mu rugo iri jambo mu rugo none bya ndi wigiraga byo kwisaza ukubita utuntu tw'utugeri twa kapoera uzajya dusimbuka gute kuri mu kagare ni ibibazo nkonje wicaye bibari ibibazo muri showbiz time rero uyu munsi dutangiye weekend buri muntu wese ahantu ari ashatse yatwandikira muri comment akatubwira ukuntu weekend yitangiye iyi weekend akose ubu weekend imeze gute na UCI
UCI bisa naho umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi umunyarwanda buriya umunyafrika cyangwa ni muri Afrika hose ariko no umunyarwanda uyu munsi hari umunyarwanda uyu munsi izina ntabwo ndi kuryibona neza ariko yabashije kuba uwa nyuma akaba ari umunyarwanda wa mbere mu Rwanda wasoje irushanwa ni irushanwa akaba yabaye uwa nyuma mu gihe abandi bikuyemo abandi bagendaga bikura mako ni irushanwa ryaryana sizi ubibona igare si irya bose kabisa hari abantu njya mbona muri iri siganwa rya UCI ukabona umuntu arangije irushanwa ariko yarize ukabona yarize yakamutse amazi yamushizemo ubundi kiriya bakakigize nk'igihano bakajya bagihanisha nk'abantu bakabanyongesha igare nk'umunsi wose ewana agasoza irushanwa ariko nta muntu wazongera gusubira ikosa navuga ko iri rushanwa ryatanze ambiance ku banyarwanda ryatanze show nuko abona kwita ko abahanzi batigeze bagira kuki kira kantu tagakizeho influence ya musicale rana-up ya performance rana-up ariko rana-up ya performance gusa ndakeka ari niyo muhanzi wenyine uba wapashije guperforminga muri UCI muri UCI competition zirimo zirabera mu Rwanda rana-up yaririmbye Tsunami yakunzwe cyane Tsunami rana-up ari hit kabisa none ubwo banamuhimbye Tsunami none buriya ngo yaje hano ngo abagiye waba habaye tsunami iyi weekend so wowe uraza kuba uri kubikorera hehera weekend ishyushye kabisa ndaba nibereye ahantu bita TDMir ora yiki TDMir numva nibereye niho njya ghosting ubu ndi hosting TDMir kabisa abakunzi base impa bashaka kwita bavugana na CV Tune yego no kutubwira muri comment TDMir imeze bite namwe mugomba kuhagera ndababwira ko ewana iri joro yaba ari show mbibutse ko ku cyumweru ari muri Kigali Universe tuzaba twimanukiye ku kintu ngiye hari urabiza ahantu mbambarizwa nitera amakofi gake nanjye abiza ahantu mba nibere ko nyuma niberemo imbere rwose cyane kuri za zindi zigeze guteza akavuyo mu gihugu zimwe bita ngo PlayStation se nibi urabizi ko zigeze guteza akavuyo mu gihugu ngo niba ngari Bruce Melody ngagiye ngo kureba ngo The Ben amwejaho ari gukina PS kuri PlayStation biragenda rero bibasaga bya danje Bruce Melody abigira beef ya danje abirakariramo nawe sinzi ukubona ejo bundi bapostinze ifoto yayigezeho PlayStation afite akamanete mu ntoki ari gukontorora mbona kontorora game rwose ayimereye nabi ndavuga ni cyaze nyine ahangaha depression yenda yaba yashira Pure Emerson amakuru yanditse ubu ngubu hari uretse ko wenda The Ben na Pamela bigarukiye mu Rwanda nyuma y'uko ubuzima hanze bubagoye ibyo bintu uri kubitekereza gusa ubuzima bwabo nagira ngo baje gukora The Ben yaje gukora mu gihugu cye ariko numvaga bishoboka ko ubwo azahita ajyana n'umugore we arya buriya Pamela ntabwo yabaga hanze nawe yabyariye hanze bakoze igikwe bahita bajya hanze ariko yabyariye hanze ubwo bivuze ko umwana atari umunyarwanda ntabwo wamenye ibyari byo ariko nyine gusa nicyo kintu bashaka kugira ngo umwana avuka n'ubwenegihugu bwa Amerika muri Canada n'ubwo u Rwanda ubwo afite ubwenegihugu bubiri kuko ubwo uri kumva kuko bakoze uko leta yajya hanze Pamela ari kuva hari menya hari yarajemo inshuro zinga ariko nyine ubu nibwo nyine bagarutse mu Rwanda as a family none se urumva arakora icyo arya buriya arya buriya akora iki oya uyu The Ben The Ben ako ni umuhanzi ni icyamamare turamuzi ese ko mbona bakora amashori imwe mu mwaka aya mafaranga abasha kuba yagutunga indi myaka ingahe iriya shori rero ibihagije kandi iriya shori ntabwo ari imwe gusa The Ben ujya kumva ngo yakubise Uganda yakubise za heyi yakubise turiya dushori turiya twose rega The Ben buriya ni umuhanzi munini ni umuhanzi munini cyane kabisa umuhanzi munini cyane nk'uko agaragara buriya The Ben ni munini ntabwo wavuga ngo show imwe mu mwaka anafite publicité rega buriya bakora bafitanye ama contract no mu brand ambassador buriya ubu usanga ahembwa wenda buri kwezi
ubu usanga afata amafaranga yo kuba ari brand ambassador uretse ko ari umuhanzi wa gospel bigeze guha brand niba ari ya marikeri inzoga z'amarikeri irimo n'amafaranga menshi cyane umuhanzi azongo twavuganiye kare njye kuri brand yanjye mfite sinashyira branding uwo ninde mwita Israel mbonye yewe yazonguje umutwe aravuga ati reka nubwo mwakuba sinafata brand yanjye urongere indi brand nanone iri kontrere yayo akari abatekereje neza hari birabiri nagiye mbibona no mu bakinnyi bagiye batandukanye kumwe bari kwamamaza ugasanga babahaye amacupa y'inzoga ati mwamamaze cyane cyane uriya Sadio Mane we yagiye abihakana cyane ati reka ngewe we na ba Mohamed Salah inzoga si wane ati reka abantu baba barakaniye buriya CV ntago ari abantu bose umunyarwandakazi nirenganya Moyize cyangwa yase wakiniraga shampiyona y'isi y'amagare mu cyiciro cy'ingimbi ku nshuro ya kabiri yanditse amateka yo gusoza isiganwa aje ku mwanya wa 66 arushwa iminota 14 n'amasegonda 13 na Harry Pedersen watwaye umudari wa zahabu muri shampiyona y'isi yaberaga i Zurich 2024. Nirenganya Moyize nabwo yabashije gusoza isiganwa ryo mu muhanda yakinaga ku nshuro ye ya mbere mu bakinnyi 75 batabashije gusoza isiganwa n'iryo munsi harimo umunyarwandakazi Nkurikiyinka Jackson. Uyu munyarwanda nawe wabaye wanyuma ariko yakozaga yigo ko gusoza irushanwa. Ariko ikintu nge mba nibaza piwa Emerson buriya bigenda gute kugira ngo umuntu agusige iminota 14 mwahagurukire mubumva ibyo bitarenze nivyo byabaye ejo bundi ku bakobwa bacu. Ari umukobwa nawe wikuye mu irushanwa ubwo bare bamubuze kumukura nka turu kangaye mweshatu zikurikiranya asigaje kandi kugira asigaje gukora inshuro 5 azenguruka inshuro 5 ati mbiswama neviriyemo akibaza kugira ngo ukorerwe izo turu zose ariko ngewe baza kunyuraho bagira ngo uraparite cyune ngeze agace nawe waparika none ukijya munsi y'igiti ukawifatira agafresh bakaza imodoka y'utwara uzagashya nge nabakorera nge nari nyonga bisanzwe paka kuryo n'ibirushanyo rirangira saa 12 nge saa 2 mba nyirimo ariko nkarisoza nako nagahigo rege iyi nisi yose iri korera bro iyi nisi yose njema ndi kwibaza buriya ngira ngo bagira amasaha buriya basoreza iki kintu cyo ntazi nyagira amasaha buriya basorezaho kuko izo saa yeze bahita bavuga ni gutya twafunze bari mu nzira n'amaguru cyangwa mufata abamotari mufata kandi kagare cyangwa mufata umunyonzi abizane kuko ndi kubona byagoranye ako njye mbabona abanyonzi ba Kinyoni abanyonzi ba Kinyoni njye mbabona ubaye turatugare shaba gukatira umutima n'abakata ubugari ibintu biba bikomeje kuba biryoha. Nabonye n'abamama bari kubyina ikintu kijyanye n'ubufana ariko no gukunda igare cyangwa harimo akantu ko kugira ngo abantu bafane. Ari ikintu gihari cyo nuko umunyarwanda yarisobanukiye umunyarwanda amenye wari umunyarwanda yamenye n'agaciro k'igihugu cye n'agaciro k'igihugu cye rero bivuze ngo urumva kugeza kuva twarabaye civil kubyumva ntago nyine tukiri abaturage kubyumva twabaye civilize ubu ngubu nyine tuba tuzi vibe cyari niyo umusaza avuze ati reka mbazanire show mu gihugu natwe tukamenya ko opportunity ibyo bintu tukabyenjoying. Nabonye abantu benshi batangiye kuvuga ngo u Rwanda rugiye kuba isantere ya nuza y'amarushanwa y'amagare none ubwo kuryo isi yose igomba gutekereza ngo irushanwa ry'igare rigomba kubera mu Rwanda cyangwa nabo bakavuga bo mu Rwanda no muri Afrika ari noza UCI buriya UCI buri umusaza afite uko nabirimo nabyo hari hano mbese hagare igihugu cy'u Rwanda mu bintu bijyanye nk'abiriya nyine tu ariko umusaza aba yarakoze akazi gakomeye kuva 2017 ubura nubwo yinjiriye diro cyane hajya buriya nibwo Visit Rwanda atangira Visit Rwanda atangira ryari yatangiriye umunyarwanda shaka kuba utabyibuka shaka kuba nabyibuka ariko ngiye nkubwiye ko 2017 aribwo yaganiraga n'abayobozi bategura UCI bahagarariye UCI nibwo deal yatangiye deal yatangiye akazi deal n'ukuntu zitinda bro
none uragerageza ukwezi kumwe ngo byaranze izi deal ziratinda ngo showbiz yo mu Rwanda yarapfuye showbiz yo mu Rwanda reka turebe byaje gitanga ari ngo umuziki wo mu Rwanda umuziki wo mu Rwanda gusa warangiye umuziki wangiritse gute ubona bampano bari kuza bakagukoma ariko njya mbyumva njya bapete babivuga ako nanjye nabarebanye nkavuga nase mwa bapete mwebwe barimo murashaka profit na short term mwihirinze ntacyo yamwabize wa mugani bwo ba bene data bajya kumva baravuze ngo none se ngo bikemutse ubu ngo wavuga ngo uko byagenze gute ngo watanga ubuye bwana wavuga ko warwanya uruhe rugamba wavuga ko warwanya uruhe rugamba none se reka nkubwire umupeta yagira gutya agakora indirimbo akaba arihirinze mu itangazamakuru uducerera afite tundi twa backup wenda two supporting wenda byibura n'umuntu abanakeneye kugira ngo narebe n'aga saving byibuze ugasanga uducerera afite twa saving asadoreza abanyamakuru baraduhusha gutyo birangiye gutyo umupeta one handaza nishaza akazavuga ngo dongo sinababwiye ubwo ngira ngo n'abahanzi mbabwiriyemo bakizamuka mwumve kabisa mumenye ko nta kitagira igitambo nirenganya industry nta kintu kitagira igitambo kabisa nta kitagira igitambo niba wiyemeje kujya mu muziki itegura ibitambo byose kuzabitambo kugeza ugeze ku ntego yawe bibutse ko isi ya Empire igifasha abantu gishaka gukora umuziki ariko yego cyane muri studio ya Empire amarembo arafunguye nomero ngizi aho ngaho kuri ekara ushobora kuduhamagara ukatubwira ushaka gukora umuziki ariko ari inkuru gatoya nkumvisheho gato uyu ni wa mumama bamwita Musengamana Beato mwe waririmbye ngo azabatsinda Kagame no yizamukiye muri UCI kabisa yaririmbye UCI ni UCI ese UCI UCI wa mugani ariko ikintu gitangaje ni kimwe ese ubwo arishaka ibyo bintu bari kubyumva bari kubyumva noneho tune reka ngusomeraga zero comment nyuma yuko abantu bumvise izindi bintu zo rwose zisome kabisa uyu Musango Maposa yanditse ati umukobwa bamushimye ko agenda neza arenga iwabo izi ni comment z'abafana uyu nguyu bita kubw'Imana riri ati sinzi impamvu duhabwa jari tukishyiriraho na jabana ibyo bireke mama izi ni comment z'abafana twumve n'izindi comment uyu bita Uwimana Lincoln Jean Baptiste ati utumye menya ko utazi kuririmba iyi sinzi impamvu tune iyi ndirimbo tayakire neza ya UCI uyu bamwita Maneyeye ati ariko hari nashonje uyu nawe ati tarishonze byanyabyo kandi muzajya mufata ibintu nka brag uyu bita Tuyisenge Theogene ati iyi rwose nta manota nayiha comment zo ni nyinshi nyuma yuko uyu Musengamana Beata nawe yongeye gushyira indirimbo hanze ya UCI ariko nibyo ntegerega umuhanzi mu gihe kiri muzima agomba gukora mu nganzo agomba gukora ibyo ushoboye ubundi kugeza wumva ko utakibashije kabisa ndirimbo yumvise ute tune ndirimbo ukuntu nyumvise nyago nahitero comment ariko ngo ugize akabazo ko kubanga abanyamahanga batari kuyumva none ni ikibazo gikomeye cyane indirimbo iri mu Kinyarwanda mu Rwanda abanyamahanga kajyageje kubivuga UCI sari utabizi UCI erega buriya buri umuntu utazi ururimi rwacu ari ukuntu umuntu avuga icyongereza akakivuga mu Kinyarwanda ngombwa ko bigorana nyine ariko ni ubwo ngubwo ako ni sawa ntabwo wamuca intege aya ni amakuru ya showbiz amakuru ya showbiz time byuzuza showbiz time on CI Empire TV showbiz time hayebwo ni buri wa kangahe ni buri wa gatanu dutangira weekend saa dutangira na show yo iri ku rwego rwo hejuru cyane kabisa ngira ngo rero mbasezereho mbabwira nti amakuru yacu nakagaruka kuri CI Empire narindi kumwe na Pure
Emerson Nara Mix Boy. ciao ciao Ciao.